basi kayumvanye ariko bino tuzanye kubikora. Okay, ni ukuri ntabwo bizongera pe. ahubwo kari n'agakene kabaha iki Nanjye byaranyobeye. kuko ari umutima gusa bakurikira Ariko koko babivuze kuri imboga zibona abana koko. None se Didi, niba uzi ko abakobwa bose bakwemera, wanyunguse bose mani. Sheri, wagiye unyumva? Si unkunda? Sheri ndakumva pe kandi ndanagukunda cyane. Ubu noneho nyine nawe hari ibindi shaka tugende gusa nyine tumane cyane cyane. ariko man ndamubona ukuntu Kagame yari agahehese kakajama kamwe k'ikoti kaba kagufi wowe ejo nagasanze kuri phone kateretse karese umuntu umwe gateretse yemaze kumubona n'abakobwa bagera mu 9 nibone umaze kubona bangahe kumuzi umaze kubona bangahe cyakoze cyo mubonye gakeya ariko ni babiri ntabwo ubundi ubina uramujyama n'umuhehese ku rwego rwo hejuru nabivugaga nabihamiriye niyo yaba hari uramujyama n'umuhehese mwana cyane mubona babiri bonye sidami Reka mubwire niba zicamo ibice bingahe na karitsiye yose nese ko ntazaraburizwa ahubwo kari n'agakene kabaha iki nanjye byaranyobeye. kuko ari umutima gusa bakurikira cyamunsi kuko ntayafite wenda ngo abantu ahubwo ati umutima warawugira waba ufite umutima ashobora kuba ufite kukarakunda ndetse niba amaze kubana n'abakobwa bagera mu 9-10 bakaba ngo yamubonye gake ariko ni gake ntabwo uyu mwihorere ntabyo cyakora Imana yabonye ibizaguruka by'inyuma yiza kumanga amafaranga aba yarangiye indwara zandura mu mibonano kuko wese agira nirudacira kabishye ari uwabahuye wese ndaho nibere nzi impamvu ma umunsi umwe azaburizwa rero akamubona waba wenda Ariko sheri kuko kumaze gutuma mukunda cyane nzamwishyura. umva mukunzi ndi imbere yawe muhungu wanjye sinzigera ngwemukirana. Ngaho nyumvira abandi barahira muri imbere y'Imana none wowe imbere ya Gahigi nanjye. Ariko mukunzi wagiye umunyamugikoko ngo Gahigi Gahigi ese Mariya hari undi mwana w'umuhungu afite atari Gahigi? se wagize ngo ni Mariya we yongeyeho rwamakungu ndi kuvuga navugaga Mariya wo mu ijuru. wari uzi ko ari undi ndi kuvuga ndavuga Yesu. Reka nawe ibintu byose wabishyizemo burage. None nagize ngo ni Gahigi w'iyo hepfo wanjye. ngo Gahigi nta Gahigi nda mu myenda nivugiraga Yesu da. Okay gusa nyine sheri uzumva wewe ntuzananyicire sibyo? umurashari wanjye si ubundi ubona hari undi mukobwa inangaha nakwita benshi barahari. ubuse kuko nkurutishe Nyarusombo wo hepfo iyo ngiyo kubera iki se iki? niba ari urwo rwego ufatamo gaciriritse imbere yawe pe ahubwo ukwiye kwica amande. nimba ubifashe gutyo nta kibazo abandi ndabizi. jya urambabaje pe. nabi nyine nemeye kwica abandi. Okay uba rero Babudu nawe Dami ndabizi nawe abavandimwe banjye ariko ubu mumbona gutya mfite ikibazo kitanyoroheye kabisa. ikihe kibazo se Didi? cyane ntumbwire ko wateye inda muri iyi minsi ni kubona icyo kibazo gihangayikishije abasore. Aya mani ntabwo ari ibyo ngibyo murabizi njye ntabwo ujya nsambana kabisa. ese Didi ukaba uhangayikishijwe n'iki bene ako kageni? cyane tubwire
wanga kubivuga ntabwo turi amaniga yawe se. Unyumve mani ikibazo cyane. Yewe ubu rero mfite abakobwa babiri bankunda. Ariko ngiye guhitamo umwe. Urumva biri kuncanga pe. Cya rero ni ikibazo gikomeye rero. agaswe ariko Didi buzu undi muri bazima Kubera iki se mani uvuze ngo turi bazima Dani? Urumva ndakwiye kongera inama koko mukambwira uwo mpitamo. Si kuvuga ngo turi bazima uri kumva adafite ikibazo gikomeye. ariko koko bayivuze kuri imboga zibona abana koko. None se Didi niba uzi ko abakobwa bose bakwemera wahanyunguse bose mani. None se Dami ko numva wagira ngo ni wowe ahubwo utari muzima, ibyo bintu mbwiye wowe urumva ari wowe wabikora? Umva muniga wanjye ndakurahiye Didi, rero niyo byari ibyana 10 ntabikunda kuko mfite umutima mugari wo gukunda sana. Dami mwihorere mani we yabikora uramiyobewe mani. Uwo muniga rero ingeso y'ubuhehesi ndumva ukomeje kumwokama, kandi ibyo bintu nubikomeza Dami uzisanga habi. Didi byatangiye ugisha inama none niwo ugiye kwitugira. Reka nkureke nigendere mwana, njye no kwirebera icyana dufitanye mapu, we ndumva ntazi ibyo uri kumbwira. Aha uranze urananiranye. Nyamara Dami ibyo bintu nubwo ugiye ushaka wagenda ubitekerezaho, kuko nugenda utabitekerezaho ibyo bintu uzicuza. Mwihorere Mwana uramujama ntiyakumva. Nyamara Dami ubitekerezaho kabisa. Mwihorere mwana uramutipe ntiyakumva niko yibereye. Cyangwa wajya ngo yanze kumva. Nta muntu utajya wumva, niyo yanze kumva iminsi bamwumvisha buto. Mwihorere bya bintu ntabwo ari byiza kabisa. mwihorere zamwumvisha. nawundi umusheri abahungu bo muri iyi minsi bose babaye kimwe rwose nta rukundo bashyirira pe. Shawe none ntabwo wavuga muri rusange, ntabwo wavuga ko hatari na bamwe bakirufite pe. Oya sha ibyo ntiwabinyumvisha, bose babaye kimwe rwose. Ese undi mubaze abakobwa bo turi shyashya Sha nibe natwe abungu birakabije, uzi ko bose byabaye hitandirane gusa. yego mana, ariko barakuraburije bya danje. Aha sha byihorere, nawe utinya ijoro atinya icyo bahuriyemo. Uzi utuma agira amatsiko yo kumenya sheri wawe bitewe n'ukuntu uri kubavugira. Sha wanjye ntaribike reka nahinduka nyuma tu. Aha simuteze iminsi, ariko uzayibona ko bose uwo byara ari osho shabye umukobwa. Sheri rero reka nkugeze hano tubere muho njye guhiranga ubwatsi naza guserera n'umusaza shawe. Ako sheri iyo wihangana basi kangeza hano imbere gatoya. Sheri wanezezwa no kubona naserereye namuzehe koko? Oya sheri ntabwo byaneza, ariko nawe ntabwo uburira cyane kugitangiza hano imbere gatoya. Sheri wagiye unyumva si unkunda? Sheri ndakumva pe kandi ndanagukunda cyane, ariko ni ukuri warahindutse pe. Mbere wumva gutana ndekura ngo ngende, ariko ubu usigaye wanga no kumwerekeza. Wibifata gutyo nagaruka nka kuguherekeza, ariko ntabwo naserera n'umusaza kandi nawe urabizi wari wanangiriye umunsi neza, ntabwo nifuza ko wawusoza gutya. Sheri sori nta kibazo nimba mvuze nabi, ntabwo nshaka kuvuga nabi, mbabarire nyine. Okay, kubabariye. Sawa rero reka ngende, ariko ntusigare urakaye.
Bite se sheri? Amakuru se? Sha, ntago ari ukwanga kukwitaba sheri. Nari nagiye kwahira. Oya, sha maze ndi mu nzira mba kukureba. Sha ni ukuri ndi mu nzira mba kukureba pe. Ahubwo nizere ko utari bwongere kunkora nka bya bindi wankoze ubushize. Sibyo sheri? Yego. Ntiwumva se ahubwo? Sawa. Sheri wanjye. Wumve ngo nari ngukumbuye byakasha. uragenda wowe bandi kumfata bibereye n'abandi bakobwa. Ariko se sheri, ubu koko nzakubwire kangahe ko nta wundi mukobwa ukuruta mu maso yanjye. Wowe mbamo nta kindi ushaka ari uko duhuza nko kuryama nabwo. Akandi atangiye nta bindi byawe. Ubwo rero uragira ngo utaza kugira icyo umarira. Kandi ibyo bose urumva hari ikindi cyaba kikuraje inshinga. Sha, aho kugira ngo turakaranye ibintu, reka nitahire. Oya sheri basi wowe niba wamubwiye nkabi. Basi reka yubwanyuma ariko bino tuzaniye kubikora. Okay, ni ukuri ntabwo bizongera pe. Basi nyine nayo reka yubwanyuma ariko bino bintu tuzaniye kubikora kuko ntabwo ari byo bigaragaza urukundo. Sawa. Gusa nizere ko ari wowe muntu wenyine uri hano. Yegereye musaza wanjye yarahiriwe ariko sinzi ahantu yari agiye se. Gusa atubaho bagiye. Uyu bwo yiriwe aha ntabwo akunda gutaha kare iyo yiriwe mu rugo akina umwana. Okay, ubwo none ubwo ahavuye nonaha ntabwo yahita agaruka. Reka ntabwo ari bugaruke ejo. Ubwo noneho nyine nawe hari ibindi. Shaka tugende gusa nyine tumanye. Cyane cyane. Ntabwo nabyemera. Nagucunze nabonye winjiyemo hano kuko si bwo bwa mbere nkubonanye n'abakobwa. Reba ntiwari uri kumwe na wa mukobwa uwo wa musaza wahariya haruguru. Ejo bundi ntiwari uri kumwe na wa mukobwa umwe wa nyir'ibyondo. Njye ntabwo nabyemera rero uno munsi harapfa umuntu kubera ko ntabwo nakwemera ko mushiki wanjye wamugira gutyo. Ibyo we wigenze byose uno munsi ninjye nawe ntabwo nabyemera. Reba hano hantu waya hano ntabwo nabyemera. No munsi ninjye nawe kabisa. Urambonera ibintu unkorera kuri mushiki wanjye niko ubu ngubu ntabwo uno munsi turi wabibonye. No munsi ejo bundi ntiwari uri kwa nyir'ibyondo ntabwo wari uri. No munsi gande cumuntu.